turongeye turabasuhuje cyane inshuti bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Iyi ngiyi ni ya channel yanyu ya Nzuri Market yindi ibagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu imari z'imitungo itimukanwa zaba izigurishwa cyangwa se izikodeshwa. Nkuko mumaze kubimenyera kabisa, reka tukwibutse gukomeza gukanda subscribe, wowe utarabikora, ndetse ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona imari zose tugenda dushyiraho umunsi ku wundi kabisa. Yes, nkuko rero muri kugenda mubibona ku mashusho, tugiye kubereka cyangwa se twabatembereye tujya kubarebera inzu nini kabisa iri ahantu heza cyane y'ubucuruzi. Ni inzu y'ubucuruzi iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, ahazwi nka Remera, mu karere ka Gasabo, umurenge n'uwa Remera, munsi gato ya Control Technique. Ni inzu rero y'ubucuruzi yinjiza kandi amafaranga menshi cyane, ikaba ifite n'izindi nzu zo guturamo mu gikari, ikaba iri mu kibanza kinini kirengeje ubuso bwa metero kare 600. Iyi nzu rero nkuko mubibona ifite imiryango irindwi y'ubucuruzi, hanyuma kandi ikagira n'amanex mu gikari yo guturamo 3, buri yose ifite ibyumba 2 na saro, hari n'iya 3 na saro n'indi nanone ya 2 na saro. Iyi nzu rero ikaba igurishwa kandi amafaranga atari menshi ugereranyije nuko imeze, naho iri n'ikibanza irimo n'amafaranga ndetse yinjiza. Ikaba rero ari inzu kandi ivuguruye nkuko muri kubireba, ku buryo wayigura ntugire ikintu na kimwe ubasha kuyikoraho, uretse gusa kuyigura ugahita utangira gusarura amafaranga. Ariko kandi izi nyuma zo ntabwo zivuguruye, ntizivuguruye, byakenera yuko uzivugurura kugira ngo inzu zibashe kuvamo amafaranga menshi. Wazivuguruye ndakubwiza ukuri ishobora kuvamo na miliyoni 2.5 nazo birashoboka rwose, bitewe n'uburyo waba wahakoze n'inzu waba wubatsemo. Ni ahantu rero heza cyane, ni inzu zikoze, ni inzu zikora kandi zikoreramo ibigo cyangwa se amakampani afatika. Ni inzu irimo abakiriya beza rwose batagira aho bajya, ikaba ishaka amafaranga atari menshi. Iyi nzu wayigura kuko no mu gikari ni hanini cyane, ushobora kuvugurura izirimo cyangwa se ukahafata nk'ikibanza wo kubakamo izindi nzu mu buryo bwawe cyangwa se mu buryo wifuza. Ni inzu rero nziza nkuko nabibabwiye, ziri Remera hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, munsi ya Control Technique. Izi nzu rero ntizigucike kubera yuko twazihananuye, nyirazo zishyira ku isoko ubundi yishakiraga miliyoni 200. Tugenda tumuhendahenda tubafasha nkuko mubizi, tuba twagiye tukahabagerera, turamubwira tuti nyabuneka gabanya amafaranga. Ubu ngubu zikaba ziri kuri miliyoni 170, ariko nazo ni igiciro kiri negociable. Miliyoni 170 ni igiciro kiri negociable kubera yuko rwose abasha kuba yagabanya, hanyuma noneho mukabasha namwe kuba mwagura imari nk'iyi ngiyi ya Byungura. Ndakubwiza ukuri, aho ziri nubwo zaba zitarimo iki kibanza ubwacyo ziteretsemo cyabasha kugura aya mafaranga. Izi nzu zikaba kandi zinjiza miliyoni 1.5 buri kwezi y'ubukode. Muri izi nzu rwose ni amafaranga abasha kubonekamwo nta mananiza. Urumva rero yuko inzu ubwazo zabasha kugenda ziyishyura, wenda ukagenda wongeraho makeya cyangwa se binateye n'imyaka waba wafashe, ni inzu zakwiyishyura kubera ko miliyoni 170 ni amafaranga rwose waba wabonye mu gihe kitagera ku myaka 10. Yes, wakunze rero izi nzu wahamagara kuri za nimero zacu mumaze kumenyera, arizo 0788586797, cyangwa se ugahamagara kuri 078112 Si ibyo gusa rero, kubera ko ushobora no kudusanga hariya dukorera ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza umanuka gato nk'ujya Nyabugogo, ni muri etage ya 2 y'amatafari ahiye. Uvuye muri Feruje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House, dukora muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere ureba ku Gisozi ahagana mu gikari. Ariko kandi wadusura ku zindi mbuga zacu nkoranyambaga, Facebook page, Twitter, Instagram, hose n'ubundi ni Nzuri Market nkuko twitwa hano kuri YouTube channel yacu. Ni karibu cyane n'umukiriya n'umwami.